ndamwubaha ukumva ndabyumva ndakubaha ndabishimye ndagukunda hari ikintu kimwe namusezeranije nicyo nshaka kuzabanza gukora nzashima Imana ibindi nanjye ndamukunda urabizi neza ko ari wowe wenyine mfite mama mutoni urabizi ko yirirwa ncyurira ko mama wanjye ari indaya hanyuma wicuruzaga wabuze iki byamubabaje yenze no kurira tubwira ibyo byagenze gute gushaka ntabwo ari ikibazo ahubwo uwo ashatse niwe kibazo aba yashatse nabi binjiye mu rugo rwahozemo undi mugore sinzi ikibazo bagira bajyanayo imitima mibi ntago sinzi uko sinzi nyine ahantu bituruka ntago wamenya hari abakobwa bazi uko guhura n'umuhungu ari ukuryamana hari abahungu bazi ko guhura n'umukobwa ari ukuryamana rero nimba abo bakobwa baramenyeye ko bajya gusura abahungu bakabafekenya bagenda ntibabikore. GASARO TV. Abakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umurereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo comment zanyu ndazibona umunsi ku wundi ndi guseka ari abafana banje ariko niba barangaze twageze ngo nitwe muri guseka oya mumeze gute turashima Imana ngiye cyamvuga ngo ladies first atangiye twibwira amazina yawe muramubona ni umukobwa mwiza w'igikara wambaye neza kamukorogo rwose nigeze agashyiraho meze neza meze neza ndashimana bari abantu urebe muziranye amazina yanjye nitwa Charlene Inkuru nziza nayo Inkuru nziza Charlene. Nawe muratubwira amazina yanyu mu byubahiro byanyu. Nitwa Tekimana Jean Marie niyo mazina y'ababyeyi. Wambaye neza njya numva abahungu barekrama ngo kuki najye mbabwira ko bambaye neza cyangwa basa neza ngo babwira abakobwa gusa. Murakoze cyane uretse ko njye ntari n'umuhungu oya umupapa ni igitsina gabo kwa nicyo nshatse kuvuga onyese umuhungu numva ko nsubije umupapa gusubije hasi I'm sorry rero sindi umuhungu uri umugabo ndi umugabo ndi umupapa ndubatse mfite umudamu n'abana babiri b'abakobwa kandi ndabakunda cyane yego numva ari ishema ryanjye ni ishema ryawe rwose rero ko byakagombye hanyuma Charlene iyi sawa wenda ndakubona uri umukobwa mwiza w'igikara wicaranye n'uriya mupapa ndetse n'umupapa aravuga ko hari byinshi muhuriramo iyi saha ugiye kumva arakubwiye uti nubwo tuba mu buzima bwa buri munsi ariko ndagukunda ndifuza ko twakundana ko bibateye isoni mwese nkaho uri mundi busanzwe mukundana ntago yabikora biramutse bibayeho nanjye siravuze ko yabikora biramutse noneho bibayeho uyu mupapa ni papa nanjye ubwo se ntabwo ujya wumva se akundana na sugar daddy afite imyaka 50 afite 20 biramutse bibayeho sinabyemera ntabwo nabyemera nkamusenyera aba atari kunsenyera uri nk'umusore ego ntabwo nabitekerezaho ari umusore akiri umusore ntabwo nabitekerezaho kabiri waba ugendeye ku ki ujya gukunda umuntu hari utuntu tujya tubane tw'umweru imvise ikintu ngenderaho ni umuntu uha abandi agaciro akabubaha umuntu nyine wumva ko ibibazo byanjye yabigira ibye kandi igihe tumaranye abasha kumva abantu bose so nicyo nagenderaho cyane karagaciyemo ubundi ni umukobwa nase ni umukobwa wanjye kugira ngo yego hanyuma uyu mwana wawe wowe mufata gute nk'umubyeyi nabonye ari umwana mwisanzurana mbese umwana nase nabonye biryoshye cyane ubundi mufata gute Charlene nanjye mufata nk'umwana wanjye kuko nabikubwiye kuba umupapa noneho nkaba n'umupapa w'abana b'abakobwa Charlene nawe mufata nk'umwana wanjye anakoze ikosa mukebura nk'umwana wanjye kandi nawe akenshi uburyo tubanyemo amfata nk'umubyeyi we niyo tujya inama amufata nk'umubyeyi we ntabwo amufata nk'umuntu duhurira mu kazi hanyuma we papa umufata gute
nabonye umupapa hariho nabonye mu kanya witendekaho none we papa wawe mfite abapapa benshi gusa umugisha ngira nuko bakaba papa bakaba inshuti ariko umuntu ushaka kugukurikirana nk'umukobwa we no mu buzima busanzwe aba ari umubyeyi. So warumbaje kuri uyu nguyu ni umupapa mwiza muri rusange. none tubwire umwihariko we cyangwa se ikintu atandukaniyeho n'abandi bantu gituma ino saha wamukunda cyane nka papa wawe. Ntago namukunda cyane nka papa wanjye ariko ikintu yihariyeho nuko nkuko nari mbivuze akurikirana amakuru yanjye no mu buzima busanzwe. Njya kubona nkabona aramamagaye umukobwa wanjye ko wanyanze umeze ute nyine nkumva ni papa tu. Hanyuma hari igihe umuntu abona amahirwe agaprofita occasion niko njya mvuga. Hari ibintu wagiye wifuza kumubwira bikuri ku mutima. Doko nesa bureba. Uyu munsi noneho ngiye kuguha umwanya mubwira ibyo wifuza kumubwira dore akiriho. Cyangwa se ibyo wagiye wifuza ukavuga ati sunza bimubwirira hehe. Uyu munsi nka wagira ngo mfite gahunda muri iyi minsi yo oya si kwiyahura ariko hari umuntu bajya batambitsemo bagira icyo mubwira ngo akiriho. Oya reka mbwira impamvu. Hari igihe usanga nk'umuntu hari igihe ashaka kubwira nk'ikintu akazarindira ngo nzaba mbimubwira ariko uyu munsi abonye chance zuko yakubwira ayo magambo mwuricaranye muri kumwe sibyo ntago ari ugupfa ukabyara. Ahubwo n'ubundi turagendana n'urupfu ku rupfu tugendana narwo. Nefite ubwo berega isigezaho iryoshye izi mwebwe. Ikintu namubwira ndamwubaha ukumva ndabyumva ndakubaha ndabishimye ndagukunda urakoze cyane ariko warambeshye guteze ibindi tubyihorere nawe ukurura kuze tubyihorere ibindi nzabivugana mu rugo nk'umwana nahise mbyibuka nzabikosora. nawe igihe ikintu ubwira umukobwa wawe hari ikintu kimwe namusezeranije nicyo nshaka kuzabanza gukora hanyuma nimbona kigezweho kandi akabikora nk'uko mbyifuza nzashima Imana. Ibindi nanjye ndamukunda mufata nk'umukobwa wanjye. Icyo kintu namusezeranyije ko giteye amatsiko ni ibanga. Ubwo watuma njajwa kandi nta mugabo ujajwa. Urifuza karongorwa? Oya. Ko wikanzisha ntabwo imyaka iragera. Oya yarageze ahubwo nuko nta nahantu bihuriye nibyo twavugaga. Icyo kintu namusezeranije ni mu buzima busanzwe bijyanye n'imibereho byanze bikunze ufite umwana ufite n'intego yuko wumva yabaho mu buryo bugushimishije atiyandarika ushobora gukenera ikintu akakihatagombye kuca hariya hirya urabizi ubuzima bw'abakobwa. Rero iyo mureba ngewe mbisanishanya n'abana banjye b'abakobwa nanjye mba nibaza mu gihe kiri imbere ko bazaba bari mu kigero cye kuko bamwe baranamuyingayinga by the way. So rero urumva mu buzima busanzwe tutagiye mu bindi mufata nk'umwana wanjye. Rero icyo kintu namusezeranije ni ibanga ryanjye ntekereje ko ari nacyo yarashatse kuvuga ariko ntubivuge. Yego. Hanyuma muhura muri filme ndirire ndi. Yes. Muri umwana na papa turashaka mu twaktingira akantu gatoya mwakenanye wowe nawe. Ese kana papa ndumva atari ngombwa kujya gukora ibidakwiye kugira ngo nkunde mvurwe sibyo? Papa urabizi neza ko ari wowe wenyine mfite. Mama mutoni urabizi ko yirirwa ncyurira ko mama wanjye ari ndaye. None urumva icyo ntakora ari iki kugira ngo ubeho koko. Ngewe rwose uriya mugabo ntabwo mukunda ariko icyo yansaba cyose nagikora ariko kwivuza. Oya ntabwo nakwemera kujya gutanga ubugingo bwawe kugira ngo njyewe ubwanjye bubeho. Papa amazi yarenze inkombe. Ntabwo ibyo mbyumva ariko kandi so ndabikubujije. Papa byararangiye rwose mbabarira nkurwanira ishyaka byibuze uzajya uvuga ko wabyaye umukobwa w'intwari. Byararangiye? Niba byararangiye ugushatse kuva ko mwakoze iki?
ubwo wabona waritanze kugira ngo bakunde bampe buriya bufaranga bw'intagwira kugira ngo bamvure. se papa utekereza ko nawe kuba nkiri muri uru rugo iyo ntabikora? Mama Mutoni uzi ibintu yirirwa nkoresha, uriya ko ari umwe, uzi ko Mama Mutoni abonye n'abandi yabanshingiye. best actor and best actress kabisa. Yaragiye kurira, yari yabifilinze ahubwo neza. byari byaje nuko nta mugabo urira ngo yaca temba ajya hariya. Hanyuma wicuruzaga wabuze iki? Papa byamuteye agahinda, byamubabaje, yenze no kurira. Tubwira ibyo byagenze gute? Ni ukuvuga ngo urugo mbamo mba kwa mukadata, rero aranyanga. Mu kunyanga nagize ibyago, papa wanjye arwara impyiko. Rero mukadata ahita ankura mu ishuri ansaba ko nzajya nicuruza nyine kugira tubone uko tubaho, nimba ari n'amafaranga yo kugira papa yivuze. Rero nubwo buzima buri munsi abahora nshakira abagabo. Niyo story. Rero nicyo papa biba kimubabaza. Birababaje ko nakundi nyine n'ubuzima. Hanyuma umugore mukase. Ngori mukase nyine. Umugore wawe wa kabiri iyo ubonye acuruza umwana ungana gutya cyangwa se umwana mutoya aracyafite fitira cyangwa se ahazaza heza, uba wumva bimeze bite kugeza aho umwana ajya kwicuruza? Umubyeyi ntabwo biba biryoshye, biba binashaririye cyane, ariko twebwe nk'abahanzi cyangwa se buriya nk'abahanuzi, kuko buriya abahanzi turabahanuzi, tuba dufite message turimo turatanga duha abantu bameze nk'abo kugira ngo bahindure iyo myitwarire, be gukorera iryo hohotera abana b'abakobwa cyane babana n'ababyeyi batari ababo mu buryo bw'amaraso bweruye. Yego. Niyo message tuba dutanga, ariko nkanjye nyine nk'umubyeyi mbibaye murumva n'ubuzima bushaririye, ariko ku rundi ruhande twebwe hari message tuba turi guha abantu bameze kwa kundi kugira ngo bahinduke, kuko nicyo tubereho kugira ngo dukebure abantu. Hanyuma nk'umugabo, kubera iki akenshi iyo umugore apfuye umugabo adashobora kwihangana ahita ashaka undi mugore, kandi wenda bazi neza ko azaza konsekansi nyinshi zitandukanye kuri wa mwana we? Mvuge se ko ariyo miterere y'abagabo se? In general abagabo bahita bashaka, ugasanga afite umwana nasubize numvireho, ugasanga umugabo afite umwana w'imyaka 5, 7 ariko ahise yihutira gushaka undi mugore. Hari n'ababikora kugira ngo kubera ko abagabo baba bafite inshingano nyinshi, hari n'ababikora kugira ngo bazane umuntu ushobora kubafasha. Urabizi aba mama cyangwa abadamu bavuga ko ari ba mutima w'urugo. Rero urugo iyo rwarimo umumama akaba atakirurimo, usanga hari ikintu kiburamo kinini. So rero nk'umugabo akavuga ati byanze bikunze nk'umuntu wari ufite umuryango, reka nongere nshaka ubundi buryo nakongera kurema undi muryango mushya, kuko biri mu nshingano zacu guhora tureberera imiryango yacu ko yatera imbere cyangwa ibaho neza. Ikibazo kijya kibaho ahubwo ni ukuba nakunda umukobwa, tuvuge nkawe nkagukunda, yego, akubwira ati cyangwa ukabona bizi ko napfakaye, sinzi niba babyita gupfakara, niba yego gupfakara ku mugabo nawe, hanyuma ukazaho kugira ngo umfashe twongere twubake umuryango, tubyara abana, ariko nanone tubabyare duhereye no kuri wa wundi nari mfite tubarere, ugasanga we ntabwo ari kubifashe, ugasanga abana ugiye guha agaciro niba abandi wabyaye bawe bo mu maraso, wa wundi ngewe unsanganye nawe wari ufite umubyeyi we nawe wapfuye kubw'impamvu runaka, ugasanga ntabwo mwitayeho. Icyo gihe rero birakomeretsa mu miryango. Ni no mpamvu tuba turi gutanga message kugira ngo abamama bafite iyo mitekerereze cyangwa iyo myumvire bahinduke, cyangwa se abagabo bafite iyo myumvire cyangwa imitekerereze bahinduke, kuko birahari muri society. Impamvu nyikubajije nagiye mbona ejo bundi ku kiganiro twakoze, abenshi bavuga ati abagabo mugira ingeso, ati niba ino saha biri gukekwa ko mukase wa kakana ndetse ko arakabonye yakishe, ati ubundi ni gute ko umugabo ashobora gushaka afite akana kangana kuriya? Gushaka ntabwo ari ikibazo, ahubwo ashatse niwe kibazo. Aba yashatse nabi, ntabwo aba yabisengeye ngo Imana ibuhe umugisha. None se ushatse kuvuga ko uriya mugabo ajya gushaka uriya mugore ari uko wenda yarazi ko umwana we nawe ni kubyemerara? Reka mbaze shaka. Oya, amva kantu nabanza kuvuga impamvu uvuze ngo habaho gushaka nabi. Uriya mudamu iyo aba ari umudamu w'umutima, ntabwo aba yarakoze
kiriya kintu kuko ni ikintu kigayitse. Iyo aza rero yes iyo aza rero kuba ari umumama w'umutima uriya mwana ari kumufata nk'uwe hanyuma bakongera bakanabyara abandi bana bakarererwa hamwe. Uriya mumama rero ni biriya bintu kuko nabibonye byarabaye ntabwo ari imfura. Yego gira icyo bivuga Charlene cyane ko ari wowe nawe mukase watesha umutwe cyangwa se kugeza naho agucuruza. Ikintu gihari tutakirengagiza, nanjye ndi umukobwa ejo n'ejo bundi na umumama neva none nanjye hari igihe nasanga uwapfakaye cyangwa nka kuriya tu. Gusa ikintu gihari ni uko abagore binjiye mu rugo rwahozemo undi mugore sinzi ikibazo bagira, bajyanayo imitima mibi, ntago sinzi uko sinzi nyine ahantu bituruka ntago wamenya. Gusa icyo akabura ni bose cyangwa harimo abagerageza abenshi kuko nanjye buriya buzima nabubayemo. Ariko ikintu gihari cyo nibagerageze guhinduka kuko umwana nta kosa na rimwe aba afite. Biraruta ko yari sorry ntago mbizi nimba byarabaye, ariko n'izindi ngero tujya tuzibona aho kujya uhemukira umwana burya uhemukira uwagushatse kuko nimwe muba mufitanye uwo mubano. Umwana se baba baduhemukira bajye bihangana. Ni nabi ntibikwiye mu muryango nyarwanda. Charlene abigezeho yibuka bwa buzima n'aya mateka mbona ashatse kurira ariko ihangane. Charlene ndashaka kukubaza ni ikihe gikomere wahuye nacyo ino saha utazibagirwa mu buzima n'ubundi busanzwe? Nibanga nago nakivuga oya wishaka kukivuga bikabera n'abandi bana ndabona na mukase isomo wenda hari igihe nzakivuga ariko not now kabisa. Ubu nturabibohokera ntago niteguye. Bibaho gasanga wenda atari tayari kuba kandi sorry basi sorry nta kibazo. Nese ni uburenganzira bw'ubuntu gutanga amakuru cyangwa se kuyimana. Rero icyo gihe njye uburenganzira cyangwa ndakuvuga iwanjye ngo umutumirwa afite uburenganzira, ntago naguforsa ngo kivuge, kandi ku mugani wawe wenda uyu munsi ntago uraba radio ko watanga ubuhamya siko bimeze. Hanyuma nigire kuri uriya mupapa ayisa wenda tujya twumva ngo abakobwa b'iyi minsi, ejo ndero twagana ari kumbwira uti ngewe umuhungu ngiye kumusura ntansabe ko turyamana mufata nk'ikigwari. Hanyuma n'uyu muhungu nawe ndabimubaza nawe arambwira uti nanjye umukobwa yaje agenda abenshi ati byagiye bimbaho nawe yamaye ingero, arambwira ati benshi bagenda bavuga turi umuhungu ni ikigwari ubanza atari muzima. Wowe yumvisha iby'urubyiruko rw'ubu cyane ko wenda birenze uri umupapa wo bifata gute? Uzuko ibyo bintu nanjye byigeze kumbaho. Kagira inkuru rero. Nge twanararana rimwe kabiri gatatu ibyo bintu bitandimo bitewe n'impamvu runaka. Impamvu mbivuga ni iyi, ndaza kugusubiza reka se nk'ujya hirya sije gato. Urabona nko mu ruganda tubamo rwa sinema hari igihe bitewe n'ibintu tuba turimo byihuse bya vuba vuba cyangwa se bitewe n'uburyo dushaka akazi gakorwa vuba vuba, hari igihe ngewe umugabo njya guhindura imyenda ntibinsabe ko njya kwihisha. Ugasanga mushiki wanjye cyangwa se nk'umuntu w'umumama mukuru ntabwo bimusabye ko ajya kwihisha, akareba hirya cyangwa se akitera nk'akantu agahita ahindura. Kubera ko ari mu kazi nanjye ndi mu kazi, ibyo bintu singe kwifokasingaho. Hakiri igihe aba ari guhindura nanjye ndi guhindura. Ariko nk'umuntu utabimenyereye cyangwa utari muri ubwo buzima araza agashurashura we induru zikavuga. Bivuze iki rero? Bitewe n'akazi tubamo hari n'igihe mugera ahantu ugasanga wenda ntabwo wenda tuba twagiye gusitiraguringa kubera ko tuba turi mu kazi. Ariko ngewe ninjira muri sinema ni mu minsi yashize kera nta nubwo ari vuba. Twajyaga tujya za Bujumbura, za Uganda, Tanzania, ukagenda ugasanga bitewe n'ubuzima nyine twigiriyemo tugafata nka shambu rimwe turi abantu nka 5-6 abamama n'abahungu tukararaho. Kandi ntihagire uwo biteza ikibazo, ntihagire uwakura undi cyangwa ngo iki, ugasanga twarabaye nk'umuryango. Rero noneho kubera kumenyera ibyo bintu umuntu aza kunyitiranya nyine ati soye umuntu uriya turi buhatwike.
tuhageze mukora akazi kamwe oya undi muntu uwo muri sinema se yakora ayo mafuti ko barapinga n'icyo nzicyo oya muri sinema tugira n'ubwenge uwo muntu rero ubwo yaraje agira ngo ni kwa kundi azayigize ukuntu babona ntibindimo kiyabwira umuntu ati wa muntu burya muzi no kubabona gutyo gusa ariko urumva ku ruhande rumwe nashimye Imana kuko hari ibyo ntijanditsemo ariko we nyine yambonye nk'umuntu w'ikigwari so bibaho rero hari navuga ngo ni ikirembo bibaho ariko ibyo ntacyo bitwaye utiyandaritse utagiye muri byinshi ntacyo bitwaye bibaho hari abakobwa bazi uko guhura n'umuhungu ari ukuryamana hari abahungu bazi ko guhura n'umukobwa ari ukuryamana ariko ubundi mu muco ibyo ni ibintu bigomba gutegurwa bikagira n'igihe cyabyo ndumva tutabitindaho ibyo Gikoze Charlene kubera iki abakobwa b'iminsi bumva ko kujya gusura umuhungu ari ibyo ngibyo kubera ko ari byo babamenyereje kubera ko ari byo bamenyereye ariko ubundi ntabwo bikwiye wongeraho bamwe na bamwe ubwo njye navuga ngo kubera ko bamwe na bamwe ari byo bamenyereye kuko uvuze ngo ari byo bamenyereye ubwo waba uvuze abakobwa bose ntabwo ndi kuvuga abakobwa cyangwa abahungu erega ntabwo ari bose ngo abumwe agatukisha bose none se reka nkubaze Sando tuvuga urugero umenyereje ko duhura umenyereje umwana ko buri gihe utaha umushyiriye wenda bombo uratashye uyu munsi ntayo utwaye uwo mwana nta kibazo agira mu mutwe we avuga se habaye iki yabuze se byagenze gute rero nimba abo bakobwa baramenyereye ko bajya gusura abahungu bakabafekenya bagenda niba bikore niba ngiri ngo kompe ya rompe urumva ikintu wamenyereye utakibonye nyine ugomba kubyibazaho ako kantu ntabwo bizoroha tugana ku misozi noneho ese nkamwe muri gukina filime mwatubwiraho twayisanga n'abakunzi bacu bakabashyigikira hano uvuze abakunzi bacu ku gasa namwe bakabashyigikira ntacyo bitwaye iba kuri YouTube channel ya Nyirankotsa TV yego hanyuma iyo filimi yo yitwa Ndirirende yego muzaririre Nyirankotsa nakundi ni Nyirankotsa films Nyirankotsa film yego Charlie hari cyongera ko icyuriya mu papa yaravuze ikintu nongeraho nuko turashimira abakunzi bacu turabakunda cyane cyane agabyo yarumbajije biri mu mutima wawe nta kibazo babwire amarangamutima yawe ntacyo bitwaye nibyo turabakunda cyane dukora kubera bo badahari ntabwo twakora badushyigikire bajye kuri iyo YouTube channel Nyirankotsa Films bakande subscribe like share and comments batubwire aho bitagenda tubikosore ndabashimiye cyane rero mwakoze kandi courage murakoze cyane natwe turabashimiye GASARO TV